Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi banje, nshuti muri ahantu hatandukanye mwumva ibyo ndi kuvuga. Aho muri hose mwaba abanyarwanda, abarundi, abagande, abakongomani, mwese mwumva ururimi ndi kuvuga. Mwaramutse neza, mumeze mute, mwiriwe kandi bitewe naho muri hatandukanye. Uyu munsi ndaza kubaganiriza ku bantu cyangwa se ku miryango itatu. Ni imiryango itatu yagize uruhare rukomeye cyane muri muzika ya gospel, cyane cyane mu makorari. Nimvuga imiryango itatu gusa, mu by'ukuri ubundi iyo urebye abapasiteri benshi abana babo usanga baministeringa cyangwa se bakora umurimo mu rusengero cyangwa se mu nsengero. Usanga ari abacuranzi, usanga ari abaririmbyi, usanga ari abavugabutumwa, usanga bafite umurimo ukomeye cyane mu rusengero. Nimvuga imiryango itatu gusa rero ntituze kugira ngo niyo yonyine, ahubwo ndashaka gushimira imiryango yose, abapasiteri mwese mwagiye murera abana banyu kandi mukabarera neza, bagakora umurimo w'Imana kandi bikagenda neza. Si abapasiteri gusa ndetse n'abandi bakristo muri rusange. Uyu munsi reka mpere mu majyepfo turahasanga korari yitwa Iriba. Korari Iriba ni korari ya kera, yamenyekanye kera kuri ADPR Huye, i Butare mu mujyi. Imenyekana cyane cyane kuva muri 2008 ubwo bari bamaze gukora album yabo iriho indirimbo zakunzwe cyane nka Yakobo n'izindi. Album bakoreye kwa producer Mastora yazikoze neza cyane rwose, zirakundwa pe cyane. Korari Iriba icyo gihe bakoze ibitaramo byinshi mu mujyi wa Kigali, muri Butare, mu majyepfo yose, mu gihugu hose muri rusange. Korari Iriba yaragiye igira boost iri ku rwego rwo hejuru. Urebye neza muri korari yaririmo abaririmbyi bageze kuri 6 ni batari 7 bavukana mu muryango umwe. Aba baririmbyi akaba bari bagize bari babereye korari Iriba inkingi mwikorezi. Aba baririmbyi bari bafite umumaro ukomeye cyane muri korari Iriba. Of course harimo n'abandi baririmbyi batavukana nabo ngabo beza, ariko uyu munsi nazo kwibanda cyane cyane kuri uwo muryango, cyane ko usibye no muri korari Iriba bagize n'umumaro mu yandi magroupe yo kuririmba no mu muziki muri rusange. Uyu muryango ni umuryango w'abana bakomoka ku mupapa mwiza cyane w'umupasiteri w'imfura, umuvugabutumwa, yabwirije abantu benshi, yafashije abantu benshi, ndetse akaba yari na regional w'ururembo rwa Butare muri ADPR. Ubu ngubu akaba ari muri retirement ariko arakomeza no kuvuga ubutumwa. Akaba nta wundi ari Pastor Karekezi Jean. Uyu muryango ugizwe n'abana b'abaririmbyi, abana b'abacuranzi, abaproducer, abanyempano bakomeye cyane. Reka mpere muri korari Iriba nkuko nabivuze, turasangamo umuririmbyi kazi warufatiye korari runini cyane, akaba nta wundi ari Sifa Dorcas. Sifa Dorcas yari umuririmbyi mwiza cyane, ni umuririmbyi mwiza cyane n'ubu ngubu muri korari Iriba, akaba yarayifatiye runini. Akaba ari we muntu wari yari leader, yari umuyobozi ukomeye cyane muri korari Iriba kandi aririmba neza. Hari indirimbo yagiye yantona nziza yaridinze muri iriya album yabo navuze kandi bigenda neza. Turavuga kandi Christian ubu ngubu aririmba no muri korari Hosiana. Ni umuririmbyi mwiza Christian, ni umuririmbyi mwiza afite ijwi ryiza. Yaririmbye indirimbo, hari indirimbo yaririmbye muri korari Iriba yaridinze ivuga ngo Imana si umuntu ngo yibeshye. Ugene muri Hosiana uyu munsi ni umurideri mwiza cyane, ni umuririmbyi mwiza cyane, akaba yaragize umumaro muri kiriya gihe ndetse n'uyu munsi. Turaza tugere kuri Nema Marie Jeanne. Nema Marie Jeanne ntabwo twamuvugaho byinshi, mwese muramuzi, abenshi muramuzi. Ni umumama wafashije korari Iriba, aririmba indirimbo nyinshi cyane, araziridinga. Harimo indirimbo Yakobo, niwe uyitera, niwe uyiridinga. Nema Marie Jeanne yafasha n'andi makorari menshi cyane ayatraininga mu buryo bwo kugira ngo bagire indirimbo nziza, bagire amajwi meza. Kuri ubu akaba aba muri groupe ya New Melody. Nema Marie Jeanne yabaye umunyamakuru, ya promotinze benshi. Nema Marie Jeanne yakoze imirimo ikomeye cyane. Undi muntu wo muri iyo famille ni Janvier. Janvier ni umunyamuziki na n'uyu munsi. Janvier ateye ubwoba, Janvier ni umuririmbyi mwiza, Janvier ni umucuranzi mwiza, Janvier ni producer mwiza, Janvier perfect. Undi muntu bavukana vuka muri uwo muryango ni Bienfait, Kamanzi Bienfait.
Bienfait nawe ni umuririmbyi mwiza, na n'uyu munsi ni umuririmbyi mwiza, nawe akaba aba muri iyi groupe ya New Melody, kandi yabaye muri korali Iriba arayifasha. Muri kiriya gihe byari ibintu byiza, yari umupeti, yari umwana mutoya, ariko yakoraga umurimo ukomeye cyane muri korali Iriba. Ubwo twasoreza kuri Esther nawe, Esther Umulisa, hana congratulations. Mperutse kubona amafoto ari kumwe na Sinza, Jado Sinza, umuririmbyi bari mu rukundo. Mbahaye congratulations kandi mbahaye umugisha wa kibyeyi. Yes, hanyuma rero uyu ni umuryango wagize umumaro cyane cyane muri korali Iriba, ndetse no mu yandi makorali no mu zindi groupe za Louange na Adoration, no mu murimo w'Imana, muri production n'ahandi hantu hatandukanye, mu muziki wa gospel muri rusange. Undi muryango nshaka kuvugaho ni umuryango w'umugabo witwa Mbanza. Mbanza yabyaye abana barimo Mima, abyara abana barimo Chance. Chance uyu ni umumama muzi cyane kuri Beni na Chance. Abyara undi mwana w'umuhungu witwa Mico, ndetse n'undi witwa Gilles. Aba bantu uko mbavuze ni bane, ashaka ko hari n'abandi ntazi wenda byashoboka, ariko mvuze nko kuri Mima par exemple. Mima, mwari muzi ko Mima ari we muntu watangije igikorwa cyo gukora diskete, ubwo abacuranzi barabyumva mu rusengero. Mima muvuze ibye ntago nabirangiza, kuko indirimbo za Rehoboth twakunze twamenye, Mima niwe wari producer wazo, donc niwe wakoraga zira ndirimbo. Mima afatanyije na Gilles murumuna we, ndetse na Mico. Ngira ngo abantu benshi bakunda kujya kuri Miricoline bakunda kubona umupapa w'inzobe wambara marinette w'umucuranzi, ni wo nguwo kuri Miricoline mu masaha nimugoroba, niba bikibaho ntago mbizi, mpaheruka kera. So hanyuma na Mico ni wo nguwo. Hanyuma na Gilles yari umucuranzi mwiza cyane w'umubasiste ucuranga bass. Akaba ari abantu bafashe Rehoboth bayishyira kuri ruriya rwego mwayibonyeho mu bigendanye cyane cyane n'umuziki. Famille ya Mima n'abavandimwe be turarekonesa cyane umurimo mwakoze, kuko n'umurimo ukomeye cyane, kandi n'uyu munsi Mima ni umuntu ukomeye cyane muri Alarme Ministry ndetse n'andi magroupe agenda afasha. Yabaye producer ukomeye mwiza, ni umu engineer de son. Mima mbese muvuze ntago nabona amagambo amusobanura. Chance we muramubona n'uyu munsi aracyari mu murimo w'Imana. Buriya Chance yatangiye kuririmba kera cyane, afatanya nyine n'amagroupe atandukanye n'abakozi b'Imana batandukanye. Chance akaba yaririmbiye cyangwa Richard Ngendahayo, ndetse naba Dusabe, Alex Dusabe mu ma concert bajyaga bakora, kuko Chance ari umu vocalist, yari umuririmbyi mwiza cyane. Indi famille nshaka gusorezaho, mu by'ukuri famille ni nyinshi, ariko iyo nshaka gusorezaho uyu munsi ni famille ya bene Zebedayo. Uyu Zebedayo ni umusaza watabarutse, Imana imuhe iruhuko ridashira. Akaba yari umuririmbyi, ndetse yagize uruhare rukomeye cyane mu gufasha Alarme Ministry, yarayifashije cyane ku rwego rukomeye. Hanyuma bene Zebedayo rero, ugiye no kuri YouTube channel ushobora kubona bene Zebedayo. Harimo umuririmbyi mwiza cyane mwakunze muri benshi witwa Diane, akaba ari vocalist, akaba ari leader muri True Promises. Hakabamo umusore witwa Trésor ni umuririmbyi mwiza cyane, umuririmbyi uteye ubwoba, umuvocalist mwiza, nawe yabaye muri True Promises. Hakabamo Richard, ni umuririmbyi mwiza. Hakabamo Bienveni, yabaye n'umuproducer, ndetse hakabamo na Doreen, nawe ni umuririmbyi. Ino famille ngiye nakwemeza ko True Promises uko twayibonye ni groupe nziza ifite abaririmbyi benshi beza, ariko ufashe ino famille ya bene Zebedayo muri True Promises yagize umumaro ukomeye cyane. Uyu munsi rero nicyo nashaka kubaganirizaho, ni izi famille zagize umumaro ukomeye cyane mu murimo w'Imana. Mbibutse ko ntago arizo gusa, ntabwo arizo zonyine, hari n'abandi benshi cyane abakozi b'Imana bagiye bagira abana bakaba beza mu murimo w'Imana, bakabavuga ubutumwa abacuranzi. Ntago nakwirangagiza famille ya Pastor Gasigi, ba Promesse uburyo mukorera Imana, n'abandi benshi. Donc hari famille nyinshi zagiye zigira umumaro, zifite n'umumaro mwinshi cyane, ariko uyu munsi mubare navuze kuri zeshatu.
ni famiye yafashije Iriba, ikaba famiye yafashije Rehoboth, ndetse na famiye iri gufasha ndetse nafashije True Promises. Mukomeze mugire umunsi mwiza, bye bye.